Ibihe byiza ko dukurikiye muri video reka turebere hamwe uburyo butandukanye umuntu yakwanduramo agakoko gatera sida. Usanga abantu benshi bambaza ngo ese ugiye gusisa umugabo ese wakwandura, ese ukoze imibonano ntukomereke ese wakwandura, ese ukoze ibi n'ibi ese wakwandura sida. So ibingibi biba bigaragaza ko abantu batarumva neza uburyo butandukanye umuntu ashobora kwanduramo virusi itera sida. Akaba ari nayo mpamvu numvise byaba byiza ko twabivugaho kugira buri wese asobanukirwe ibyo waba ugiye gukora, ukamenya ese risk ni iyihe. Ariko turaza kureba n'ubundi buryo abantu bibeshamo ko wakwandura sida kandi mu by'ukuri ubikoze ntacyo waba. Njye nitwa Dr. Safari Bizimana, ndashimiye kuba mudukurikiye. Nimba ari ubwa mbere ubonye video zacu ukagukanda kuri subscribe no kuri like. Kuri like ni akantu kameze nk'aka, kandi kuri subscribe maze dukomeze. Uburyo bwa mbere rero turabizi twese, sida yandura mu mibonano mpuzabitsina. Iyo tuvuze mu mibonano mpuzabitsina abantu bahita bavuga ngo mbese ukoze imibonano ntukomereke ese wakwandura. Ahangaha reka dushireho umucyo kugira buri wese abimenye. Sida, agakoko gatera sida cyangwa HIV, kaba mu masohoro y'umugabo, kaba no mu mavangingo y'umukobwa. Iyo umugabo yanduye sida cyangwa yanduye agakoko gatera sida, izo virusi zishobora kuba ziri muri ya masohoro y'umugabo. N'umukobwa iyo yanduye virusi itera sida, izo virusi ziba ziri muri ya mavangingo y'umukobwa. Rero iyo mugiye gukora imibonano, iyo muri gukora imibonano hari ibyo bita microtraumatisme. Microtraumatisme ni udukomere duto duto tuba tutagaragara n'amaso. Tuvuge cyagiye igitsina kiba kiri kwinjira, hari igihe haba wakomeretse ariko ari agakomere gato cyane ku buryo no mu maso urebye nta kintu uba uri kubona, ariko kaba kabaye. Ako gakomere rero gato kaba katakubabaje rimwe na rimwe, utababaye, nta gisebe uri kubona, nta kintu uri kubona. Ako gakomere izo virusi zishobora gucamo igihe waba waryamanye n'umuntu urwaye sida. Izo virusi zishobora gucamo zigahita zikwanduza kandi utigeze ubona igisebe, utigeze ubona amaraso. Ibingibi bikaba byatuma urwara sida. Akaba ari nayo mpamvu umuntu wese waryamanye n'umuntu atizeye cyangwa waryamanye n'umuntu wanduye sida, wanduye virusi itera sida, nubwo waba utari kubona igikomere, nubwo waba utabonye amaraso ava, ugomba guhita ufata ibinini byo kukurinda, bya bindi umuntu afata mu minsi 3 nyuma y'uko uba waryamanye n'umuntu utizeye. Ibingibi rero ukwiye kumenya. Iyo bavuze ngo sida yandura iyo umuntu yakomeretse gusa, ntabwo bavuze ngo urebe ubone igisebe, oya. Hari ibyo bita microtraumatisme. Rero iyo wakomeretse muri ubwo buryo, mu buryo utazi, mu buryo utumvishe ububabare, mu buryo utabonye igisebe, ushobora gusanga wanduye, noneho bikaba ngombwa ko utangira gufata imiti. Uburyo bwa kabiri sida ishobora kwandura ni igihe mwakoze imibonano mu kibuno. Iyo wakoze imibonano mu kibuno, turakwibutsa ko nk'uko twabivuze, ku kibuno hashobora kuba hari ibyo bita amafissure cyangwa amafissure anale. Fissure anale ni udusebe duto duto dushobora kuba hahandi ku mwenge w'ikibuno, ku rwinjiriro rw'ikibuno. Mwaba mwakoze imibonano mu kibuno rero bikaba byatuma wandura sida. Ubundi buryo rero ushobora kubaho ni igihe wakoresheje seringue zanduye. Gukoresha seringue zanduye ahangaha dushaka kuvuga iki? Turabona nk'abaganga cyangwa abantu bose bakora kwa muganga, kuko ntabwo ari abaganga gusa. Ushobora kuba uri kwa muganga uri kuvura umuntu, waba ushaka kumutera urushinge rugaca iruhande ukikomeretsa, cyangwa wowe uri umukilina kwa muganga cyangwa ukora indi mirimo kwa muganga, wajya gukora muri ya boîte batamo inshinge, boîte batamo ibiki, ugasanga urikomerekeje n'urushinge, urushinge wasanzemo ruragukomerekeje. Urwo rushinge rero igihe rwagukomerekeje ushobora kwandura sida igihe baba baruteye umuntu wanduye sida. Ikindi twavuga ngaha ni ku bantu bafata ibiyobyabwenge. Hari abantu bafata ibiyobyabwenge nka za marijuana n'ibindi, za heroine.
ibi biyobyabwenge akenshi babifata bakoresheje inshinge, kandi izi nshinge akenshi bakoresha inshinge batabanje gusuzuma nimba zifite ubuziranenge. Rero igihe waba ugiye kwitera ibyo biyobyabwenge ukoresheje urushinge rw'umuntu wanduye sida, nawe ushobora kwandura. Ubundi buryo sida ishobora kwandura ni ku mugore utwite. Umugore utwite, iyo utwite ukaba wanduye sida, birazwi ko amaraso yawe ashobora kugera ku mwana. Iyo yamugezeho rero bishobora gutuma wandura. Mu busanzwe ku mugore utwite, iyo umugore atwite mu busanzwe yari gufata imiti neza, agakoko ka sida ntabwo gashobora kwambuka ukave ku mubyeyi kagere ku mwana, kuko biba bigomba guca mu nzira muri placenta iriya ngobyi. Rero ako gakoko ntabwo gashobora kuva aho ngaho ngo kagere hari. Ariko igihe umugore ari kubyara, nibwo amaraso ashobora guhura, amaraso y'umubyeyi agahura n'amaraso y'umwana, maze umwana akaba yakwandura muri ubwo buryo. Ikindi dukwiye kumenya uko sida ishobora kwandura ni igihe bari kugutera amaraso. Iyo baguteye amaraso y'umuntu wanduye sida, cyangwa bagakoresha ibindi bikoresho, igihe bari kugutera amaraso, bari kukongerera amaraso, tuvuge wakomeretse cyangwa urwaye izindi ndwara zituma bakongerera amaraso, cyangwa hari ibindi bibazo byatumye bakongerera amaraso, bashobora kukongera amaraso batabanje gupima neza umuntu watanze ayo maraso, baba barangaye batapimye neza, bakaguha amaraso y'umuntu wanduye sida, ukaba wakwandura sida muri ubwo buryo. Ikindi dukwiye kumenya ni ibindi bisanzwe abaganga bakunze guhura nabyo iyo turi gukora cesarienne, iyo turi kubaga, iyo abaganga bari kubaga umuntu, wabaga umuntu wanduye sida, kuko umuntu wanduye sida yakomeretse cyangwa aje kubyara, ni ahantu bibujijwe ko mugomba kumuha iyo serivisi, kumuvura n'ibindi. Rero mu buryo bwo kumuvura ushobora kuba uri kumubaga, kwa kundi uri kumubaga ukikeba, ibyo bikunze kubaho cyane, wakwikeba ukaba wakwiyanduza sida. Ariko ku baganga barabizi, iyo umaze kwibaga kandi uzi kuri kubaga umuntu wanduye sida, uhita utangira gufata imiti. Ibindi bikunze kuba cyane aho abantu bashobora kwandurira sida ni mu bintu bya tatuwaje. Ukajya kwitera tatuwaje, noneho wakwitera tatuwaje, ukitera tatuwaje ukoresheje inshinge z'umuntu wanduye sida utabizi, cyangwa igihe abantu bari kujya kwipfumura amatwi, kwipfumura amazuru, kwipfumura ibice by'umubiri, ukajya kwipfumuza amatwi cyangwa ibyo bice by'umubiri ukoresheje ibikoresho byanduye biriho ayo mavirusi atera sida, naho ushobora kwandura. Ubundi buryo sida ishobora kwandura ni igihe uri konsa umwana. Iyo virusi itera sida iba mu mashereka. Umugore rero wanduye sida, nubwo yaba ari gufata imiti neza, biba byiza ko umwana we amuha amata, ariya mata bagura mu mafarumasi n'ahandi, kugira amurinde ko yamwanduza sida biciye muri ariya mashereka. Rero usibye ibi ngibi hari ibindi abantu batekereza ko bishobora kwanduza sida kandi atari byo. Icya mbere ni amacandwe. Mu by'ukuri nubwo wakora imibonano mpuzabitsina mu kanwa, amacandwe ntabwo aba ari arimo virusi itera sida. Ahubwo ushobora gukora imibonano mu kanwa, b'abagore bakunda ibyo gusisa, cyangwa abagabo bakunda ibintu byo gukomba ibitsina by'abagore. Iyo uri kujya kubikomba cyangwa uri kujya gusisa ibyo bitsina by'abagabo, umugabo ashobora kuba afite ibibazo by'amajanjivite, yava amaraso mu ishinya, ayo maraso yagera ku gitsina cyawe cyangwa yagera mu kanwa kawe, bikaba yagera kuri amaraso ari tuvuge ari mu gitsina amaraso ari mu menyo y'umukobwa, noneho kwa kundi umukobwa ari gusisa igitsina cy'umugabo, ayo maraso akaba yagera ku gitsina cy'umugabo maze akaba yakwandura. Wa mugabo nawe uri gukomba amavangingo, ayo mavangingo arimo virusi itera sida, izo virusi zagera mu ishinya y'umugabo ufite ibibazo by'ishinya iva amaraso, izo virusi zikazahura n'ayo maraso, umugabo akandura. Ibindi dukwiye kumenya bitandura ni ibyunzwe, ni amarira, ni igihe waryamye iruhande rw'umuntu wanduye sida, noneho umubu ukakurya nawe ukamurya, aho ngaho ntabwo wakwandura sida. Cyangwa gusangira n'umuntu wanduye sida, aho ngaho ntabwo.